Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, uruhare rw'imiyoborere y'Ububiligi mu macakubiri mu Rwanda, gukomeza. Witegereje ibi byose rero byakorerwaga sushefu, usanga nawe nta kindi yashoboraga gukora uretse kubahiriza amategeko y'umukoroni, bityo akaba ntawashidikanya ko abakoroni aribo bateranyaga abanyarwanda. Uretse ubu buretwa n'ikiboko ababiligi bazanye n'icyo abanyarwanda baje kwita shiku, twavuzeho gato haruguru. Iryo jambo rikaba rivuga ahantu bahingaga ku gahato, ibipimo hagenewe n'ubutegetsi bwa gikoroni, kandi gahingwamo imyaka yemejwe n'ubwo butegetsi ngo izarwanye inzara. Shiku bivuga kandi byavugaga n'umurimo ubwawo wo guhinga ku gahato bene iyo mirima. Imyaka yahingwaga n'ibijumba n'imyumbati. Iri jambo rikomoka ku ijambo gushikura, mu byerekeye ubuhinzi bikavuga guhingisha isuka ukurura n'ingufu ahantu h'umushike. Shiku yashoboraga no guhingwa ku gasi, ku mpama, icyangombwa ikaba yegereye umuhanda cyangwa se aho witegeye, kugira ngo umutegetsi w'umuzungu cyangwa shefu bashime umwete wa sushefu uyobora aho hantu. Shiku kandi ngo banashoboraga kuyita akajagari, bishatse kuvuga urusange rw'imirima yahingwagamo n'abantu benshi, ariko buri muntu akagira icyate cyangwa se igipimo cye. Shiku yatangiye mu Rwanda mu 1926, igeragezwa imyaka 4. Mu 1930 guhinga shiku byabaye itegeko rikomeye, kuko nibwo hateye agahato ko guhinga imyumbati bamwe bise urugamba rw'imyumbati, campagne du manioc, cassava campaign. Abantu bahatiwe kujya kwikorera ibiti byayo ndetse bahatirwa kuyihinga ku ngufu. Ibi byateye imyivumbagatanyo hirya no hino mu gihugu. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika mu 1999 bukaba bugaragaza ko muri sheferi ya Bumbogo ndetse no mu duce twinshi tw'Uburiza, Tare, Mbogo, Musasa, imyigaragambyo yo kwamagana shiku yarahanzwe igihe kirekire. Abakoroni bashyiraho shiku bari bazi ko bagiye gukemura ikibazo cy'inzara ku buryo budasubirwaho, bahereye ku nzara ya Gakwege yabaye mu 1924-1925. Nyamara siko byagenze, kuko bitabujije inzara ya Ruzagayura, bamwe bise Matemane, abandi bakayita Rudakangishwa Mishanana. Iyi ikaba yarabaye mu 1942-1944. Shiku yateye urwangano mu banyarwanda bayikoraga n'abo bazungu bari barashinze kuyikoresha no kuyigenzura, kuko kari akazi kavunanye cyane. Yatwaraga imbaraga nyinshi cyane kandi gatanga umusaruro muke, rimwe na rimwe ntunaboneke. Umugore n'abana bo nabo bategekwaga guhinga shiku. Iyo mugabo yabaga adahari, yaragiye mu ruzinduko cyangwa yaragiye guhaha. Ikindi kandi hari n'ubwo yahingwaga kure y'ingo z'abayihingaga, bityo rero nubwo yari yaratekerejwe kubw'inyungu z'abaturage, agahato gakabije yakoranwaga n'ibihano byabaga biherekeje byatumye yangwa bidasubirwaho, ndetse n'abagiraga uruhare mu kuyikoresha banga urunuka. Mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababiligi kandi hadutse n'icyo bitaga umugogoro. Umugogoro yari inka yatangwaga n'umuturage cyangwa umuryango, ikajya gukamirwa umuzungu ndetse n'abamuherekeje aho yabaga acumbitse mu nkambi. Umugogoro nanone byavugaga icyo gikorwa cyo kujyana inka kujya ku mugogoro. Inka y'umugogoro yagiraga n'ibindi biyiherekeza byatangwaga n'abaturage: inkoko, amagi, ibitoke.
uwategekaga ko bajyana umugogoro n'ibiwuherekeza ni shefu abinyujije kuri sushefu, ikirongozi cyangwa umumotsi. Uretse n'inka y'umugogoro, hari n'izindi nk'abakoroni bategekaga gutanga zo kubaga, zaterwagaho icyapa ku mubiri, tuvuge nko ku itako, bityo zikaba zizwi, ntihagire uzikoraho mu bazitunze. Igihe bashakiye bakazijyana, abakoroni bakabasigira udufaranga tw'intica n'ikize ngo bizitwe ko zaguzwe. Ababiligi nanone kandi kimwe n'Abadage bazanye umusoro utari usanzwe mu Rwanda. Ubundi mu Rwanda rwo hambere nabwo imisoro yabaga hari igatangwa hakurikijwe ubushobozi bw'abasoreshwa. Muri iyo twavuga nk'uwitwaga ikoro ry'umwami, ryatangwaga n'Abanyarwanda bose, ugatangwa na buri rugo. Hari n'undi witwaga ikoro ry'umuheto, ukaba wari ugizwe n'amacumu, imyambi, imitana, imiheto, inkota, intore z'amayugi, impundu, impindu. Hari nanone ikoro ry'ubutaka ryatangwaga n'abaturage bose, rigatangwa buri mwaka kandi rigatangwa na buri nzu. Bakaba barabisabaga bakurikije ubushobozi bwa buri rugo cyangwa umuryango. Iri koro ryabaga rigizwe n'ibiribwa bishobora kubikwa igihe kirekire, ni ukuvuga ibishyimbo byumye, amashaza, uburo, baryitaga urutete. Habagaho kandi gutanga umuganura ku batware, urutete ku myaka yeze. Abakoroni bakimara kugera mu Rwanda, kimwe n'ahandi muri Afurika, bashyizeho umusoro ushingiye ku mafaranga. Abadage nibo babibanje nk'uko twabibonye tuvuga ku butegetsi bwabo mu Rwanda, ariko kubera icyo gihe gito bamaze, bagenda batarabishyira kuri gahunda neza. Aho Ababiligi babasimburiye rero, umusoro waje uzanye izindi ngufu. Kuva mu 1917 kugera mu 1927, umusoro wasabwaga buri musore cyangwa buri mugabo muzima kandi ufite imbaraga, wanganaga n'amafaranga 3 n'urumiya. Nyuma yaho umusoro wagiye utangwa hakurikijwe ubushobozi bwa buri teritwari. Mu 1929 washyizwe ku mafaranga 7 n'urumiya, naho mu 1930 amafaranga 30, kugera ubwo mu 1945 wari umaze kuba amafaranga 46 gusa, ngo aya akaba yari impuzandengo rusange kuri teritwari zose. Uyu musoro nawo wagize uruhare rukomeye cyane mu kubiba amakimbirane mu Banyarwanda, kuko mbere y'uko imishahara y'abategetsi b'Abanyarwanda iteganywa mu ngengo y'imari y'Ababiligi mu bya 1940, aba bategetsi bagenderaga ku ncungu y'uburetwa n'amafaranga yagerurwaga ku misoro hakurikijwe uko binjije ungana, hakurikijwe uko uwo binjije ungana. Ngo kugira ngo abo bategetsi binjize umusoro utubutse, bityo babona igihembo gihagije, bashyiraga ku nkeke umugabo n'umusore uwo ari we wese, ntibatinye n'umusore w'imyaka 16. Aba bashakashatsi bakoze ubushakashatsi bafashijwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika mu 1999, bo banemeza ko habagaho n'ubwo bene abo bana bamburwa imyenda kugira ngo barebe ko bavuye mu bwana bati. Uko guserereza bagomba gusora byagize intera ndende, itakagombye kwibagirana mu bubi bw'ibikorwa by'agahato mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababiligi, cyane cyane hagati y'1931 n'1946. Uretse abayobozi kandi, Abanyarwanda bose barayitangaga, waba uwahawe indangamuntu y'uko ari umuhutu, umututsi, abatabikoze bagafungwa. Mu kohereza ubutumwa hirya no hino kandi ni ukuvuga amabaruwa, abatware n'abazungu bifashishaga abaturage basanzwe. Umwanditsi Zeferini kagira neza mu gitabo cyavuga ko ngo icyarushyaga cyane ari ukwikorera urusanduku rw'iposita rwuzuye imizigo y'amabaruwa ukarujyana kure. Ikindi kandi kubera ko nta biro by'iposita byabagaho, ari ubwo umuntu yahabwaga ibaruwa akayitwara mu ntoki, kubera impamvu zo gutinya kwanduza ibahasha ngo umuzungu atabatera kirato.
ngo abanyarwanda bigiriye inama yo kwitwikira mu gikenyeri babaga basatuye mu gihe cy'ubukoroni bw'ababirigi, kandi twabonye ko bashyizeho za gereza zo gufungiramo abaturage bakoze ibyaha binyuranye. Izwi cyane n'iyiswe 1930 ya Muhima, kubera ko yubatswe n'ababirigi muri uwo mwaka nyine. Abaturage rero basabwaga gutanga iposhodi y'abanyururu ngo bagemuraga imboho z'ibishyimbo n'amashaza, naho akarere karimo abatunzi benshi kagatanga amavuta no kubarungira. Buri musushefu yategekwaga umubare w'amasoro y'amavuta y'inka agomba guturuka ku gasozi ayobora, naho abaturage batunze bagategekwa kugurisha inka zabo ku mafaranga y'intica n'ikize. Ayo matungo niyo bitaga inka cyangwa ihene y'iposho. Mu bindi byazambyaga abaturage kandi harimo icyo bitaga amata ya leteri n'inka ya rugaravu. Ku bijyanye n'amata ya leteri, ngo abatunzi bategekwaga kugemura amata yabo aho yatunganyirizwaga kugira ngo azatunge abakozi b'abazungu bari mu mijyi. Muri izo leteri bahendaga abaturage cyane ku buryo byasaga no kuyabahera ubusa, kugera ubwo abatunzi bamwe bashakishaga impamvu zatuma badatanga amata yabo bagahitamo kuyahera ubuntu rubanda. Ku bijyanye n'inka ya rugaravu rero byo, ngo muri sheferi hagombaga guturuka umubare w'inka zo kubagirwa abasirikare b'abanyekongo, abakozi ba leta n'abamasosiyete atandukanye nka Somuki yacukuzaga amabuye y'agaciro i Rutongo, Geo Rwanda yacukuzaga Rwinkwavu, na Minetan yacukuzaga amabuye y'agaciro i Bugarama, i Musha n'ahandi. Uwabagiraga abo bakozi yari umubirigi bise Rugaravu mu Kinyarwanda, kubera hari izina rye kuko yitwa Jacques Bourgrave d'Artena. Noneho inka itanzwe muri ubwo buryo bakayita inka ya Rugaravu, hari n'ahitwa ku ishyamba rya Rugaravu, sinabashije kumenya niba ari we ryitiriwe. Guheka abatware n'abategetsi b'abakoroni ndetse n'abihaye Imana nabyo byabaye umuzigo ukomereye abanyarwanda mu gihe cy'ubukoroni, kubera ko imihanda itari yakabaye myinshi mu gihugu, ndetse nta n'imodoka zariho icyo gihe. Abaturage basabwaga guheka abashefu n'abayobozi b'abazungu bayoboraga teritwari, ndetse n'abagoronome b'abazungu iyo babaga bagenzura ibikorwa byo muri sheferi. Guheka umuzungu rero ngo byabaga ari nko guheka umuzigo, kuko ngo bahekwaga mu cyo bitaga amaceri, bakagenda bicaye mu mazi, abanyarugomo bakagenda biceka ngo bumve umunyenga, bakanakubita akavugiriza, ari nako bashengura intugu z'ababahetse. Umukecuru twaganiriye wakuriye ku musozi wa Gasabo ahitwa i Rutunga, ambwira ku bijyanye no guheka abakoroni, yagize ati: guheka umuzungu byari nko guheka umusaraba. Uwo ahari ubanza bari abasirikare, kubera ko ino iwacu ariho abaturage bose bazaga guhinga shiku. Ndibuka rimwe umuzungu aje kureba uko barimo gukora, bamuhetse mu ngobyi, maze tubona arasimbutse, atarindiriye ngo bamwururutse, yasimbutse ingobyi bari bamuhetsemo, maze tubona bari bamuhetse bose barabandagaye, umwe agwa iriya undi iriya. Umuzungu we yagiye kure, ingobyi bari bamuhetsemo kandi yari yubakiye ikintu kimeze nk'umutaka, twumvaga bacyita amaceri. Ubanza hari bwari uburyo bwo kugira ngo izuba ritamwica cyangwa imvura itamunyagira. Niwe wa mbere twayibonanye, yari itandukanye niyo bahekagamo abashefu n'abanyarwanda. Usibye aba bategetsi ba leta, umwanditsi Zeferini Kagiraneza akomeza avuga ko n'abapadiri bagombaga guhekwa bagiye muri santrale gusoma misa cyangwa gutanga amasakaramentu y'abarwayi. Ati:
ni ukuvuga ko ku gasozi kubatseho misiyoni haturukaga abantu bagombaga kujya mu mujishi wa padiri mu rwego rwo gukomeza kumenya abagomba gukora imirimo twavuze haruguru n'abagomba kuyikoresha. Duwayeza tubwira ko mu 1930 bakoze ibarura ngo bamenye umubare wabo bitaga abatutsi n'abo bitaga abahutu ndetse n'abatwa. Mu gitabo cy'abivuga muri aya magambo ku byerekeye iyo mirimo yose y'uburetwa byageze mu 1930 bashyiraho ibarura rusange kugira ngo bamenye umubare nyawo w'abagomba gutera ayo mashyamba n'ibindi. Iryo barura ryashatse kumenya abahutu, abahinzi, abatutsi, aborozi. Iri barura rero niryo umwami Musinga yabanje kwanga, ageze aho araryemera riratangira hafi y'Inyanza hitwa Inyamagana.